aho nasuye ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, sura ibitabo, njya mu nzu y'ibitabo muri laboratoire, nyoboka ikoranabuhanga, ndi kwiga kuri aka kantu gatoya, akantu dutwara mu mufuka, akantu dufata mu ntoki ariko kikoreye ibintu byinshi, telefone. Ako kantu ugendana mu ntoki kaba kikoreye inshuti zawe nyinshi, cyangwa se karimo inshuti zawe zose uzi nyinshi, kikoreye amabanga agiye atandukanye yuzuyemo ubutumwa ashobora kuri gukorera uyashyize hanze, kuzuyemo abakoresha bawe, abakozi bawe ndetse n'umuryango wawe. Telefone ni iki? Ese iyo tuyikoresheje nabi igira iki? Cyangwa se itugiraho iyihe ngaruka? Ni ukubera iki telefone yadukoroneje kandi yakabaye ari telefone idukemurira ibibazo bigiye bitandukanye? Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku mikorere n'imikoreshereze y'aka kantu tugendana mu ntoki gafite isura nziza, kuyireba byonyine ibigushamaje, telefone. Njye nitwa Desire niyo mugabo, muhaye ikaze muri iki kiganiro. Nagushidikanya, telefone ifite akamaro kanini kagiye gatandukanye ndetse kenshi cyane. Ariko se nyuma y'iki kirahure cya telefone haba hihishemo iki? Ni iki gituma iba imbata ikadutwara ibitekerezo, ikadutwara roho n'uruhande? Ni iki kibitera? Reka tubivugeho mu buryo bwimbitse kandi tubisasangure, tubisisanura naho tubogamiye. Nyaboneka, kuko wumvise ko ngiye kuvuga kuri telefone, kandi telefone ni iy'ingenzi kuri wowe. Iki kiganiro ushobora guhita ugisimbuka, ariko ndagusaba kugira ngo uze kugikurikira dutangirane paka dusoje. Hagati na hagati harimo iby'ingenzi wagakwiriye kumenya kuri telefone. Ese ko idukoroniza, niki twakora kugira ngo tuyiyimeho gato? Mbahaye ikaze. Reka nangirane n'iki kibazo. Iki kibazo kibaza ni, ese ujya ushidikanya ku kamaro ka telefone? Niba ushidikanya, reka nkubwire, wigira impungenge, winagira no kwiganyira no gushidikanya muri wowe, kuko bidasubirwaho telefone ifite akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi, ari mu isi dutuyemo ndetse no mu gihugu, muri sosiyete muri rusange. Telefone ni iy'ingenzi, ifite akamaro kanini kagiye gatandukanye. Ahubwo nyemerera tubanze turebe hamwe bimwe mu bigize imimaro ya telefone. Telefone niba uzi neza, niyo igukangura mu gitondo, niyo ikubwira isaha, niyo urebaho, niyo igufasha kubika ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye. Iyi telefone ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko niyo uyibona, niyo ufite mu ntoki, kaba ari akantu cyangwa se ubona ari agakoresho gakoze neza, gakoranye ubuhanga. Niyo igufasha kumenyekanya ubutumwa bugiye butandukanye, ikuvuna amaguru, cyangwa se ikakurinda kwiri gukora ingendo nyinshi zigiye zitandukanye, igabanya urujya n'uruza mu baturage. Telefone ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi muri iyi si ya none. Iyi telefone igufasha kumenyekanisha ibyo ukora utiriwe uvunika, cyangwa se utiriwe utangaza hirya no hino, cyangwa se utiriwe ujya mu mudugudu. Uzarebe neza, iyo ushaka gutumiza inama uhita uyitumiza mu buryo bworoshye. Abahanga basigaye bakoresha inama ya online bakoresheje iyi telefone. Telefone ifite akamaro kagiye gatandukanye, tuyikoresha mu kwitabira ibikorwa runaka, mu gutanga amakuru, mu gukumira icyaha kitaraba ndetse n'ibindi. Ariko se reka dutekereze nanone ko twibaza byinshi kandi tubona byinshi telefone ifite akamaro kagiye gatandukanye. Ariko se kuki yadutwara roho n'uruhande, ikadutwara ibitekerezo, ikayoboka telefone? Wamara isagonda rimwe udafite iyo telefone ukaba ubuza amahoro. Uzarebe neza, iyo uri mu rusengero ukumva ubutumwa bugufi cyangwa se ubutumwa buza kuri iyo telefone,
ako kanya niba ari pasiteri ari kubwiriza ntuzaba ukikomeje kumva ubutumwa bwe, niyo waba utemerewe gufata telefone muri ako kanya, ariko ibitekerezo byawe bihita bihubukira byose kuri telefone, wibaza uwohereje ubwo butumwa ibyo ibiri kuvugwaho n'ubu kibikurikiye habe na gato. Iyi telefone ni iki? Iyi telefone impamvu twisanga yadutwaye ibitekerezo bigiye bitandukanye, impamvu twisanga yadutwaye mind cyangwa se roho n'uruhande, nuko telefone mu buzima busanzwe ikubaha kandi kumvira, irakujyajya bya nyabyo, kuko telefone irakumvira cyane. Iyo ushaka kuyizimya urayizimya, washaka kuyatsa ukayatsa, wayibwira ngo vuga ikavuga ukayivugisha, wayibwira ngo zima ikazima. Telefone wayibwira ngo hamagara igahamagara, icyo ushaka cyose telefone irabigukorera kabisa, icyose iragikora keretse icyo utabushaka. Nicyo gituma twavuga ko telefone ari aho ngaho ihera igutwara roho n'uruhande, bitewe n'iyo sisitemu yo kukujyajya. Buri wese ufite telefone nibura muri iyi si ya none ayirebaho nk'inshuro zirenga 200 ku munsi, inshuro 210 ku munsi. Niyo shuro kuri buri muntu wese atajya ajya munsi mu kureba muri telefone. Mu yandi magambo, iyo umunsi utangiye amasaha 24 arinda arangira umaze kureba inshuro 210. Nureba neza, telefone isa nkaho yabaye idini, kandi iryo dini ryayobotswe n'abantu benshi n'imbaga nyamwinshi. Iyi telefone tuyikoresha mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye. Ushobora kuyikoresha wifotora, ureba video, wishimisha. Izi video zikaza kugufasha mu kuruhura mu mutwe. Iyi telefone, abahanga mu mitekerereze y'abantu ntibatinya kuvuga ko telefone yabaye nk'umugore. Umugore, niba uri umugabo ushobora kuyigira umugore bibaye ngombwa. Iyi telefone ushobora kuba uyifite ukahungukira inshuti nyinshi zigiye zitandukanye. Aka kantu ka telefone ugafite uzi kugakoresha neza mu buryo bwemewe bwuzuye, ntiwagira na kimwe utana. Kagufasha mu gutekereza, kakuyobora, kagufasha mu gufata imyanzuro we wananiwe nk'ubwonko nyamuntu bwananiwe. Iyi telefone yo ireba nyuma, ikaba yagufasha mu gufata uwo mwanzuro. Telefone abenshi bakunze kuvuga ko nibura 15% iby'abashakanye muri iyi si abenshi baba barahujwe n'itumanaho risesuye rinyuze muri aka gakoresho turi kuvugaho ka telefone. Nureba neza muri iyi si dutuyemo, uzasanga telefone yabaye ubuzima bwacu, yabaye ubuzima. Ongera utekereze, mu gihe telefone yawe uzi neza ko yapfuye, amahoro arabura, amahoro akabura burundu, ukumva n'utuje, ukumva nibura watakaje nk'ibiro 30, niba wari ufite 60 ukumva usigaranye nanone 30. Uzarebe neza, iyo telefone nta muriro urimo uba wumva wihebye, wumva ntacyo uri imbere y'abandi bose. None ese ko telefone tumaze kubona ko yadukoroneje kandi igiye ifite ibyiza byinshi bigiye bitandukanye mu gihe twayikoresheje neza, reka tuvuge ese ibibi byo gukoresha iyi telefone ibyo ni ibihe? Ibigo bishinzwe kugemurira amasoko za telefone mu bushakashatsi bwakozwe bwasanze nibura buri segonda rimwe ku isi haba hagurishijwe telefone 87. Noneho hakagurishwa telefone miliyari na miliyoni 980 buri mwaka. Ibaze nawe, telefone ni telefone abazungu batuzaniye. Cyane cyane usanga igihugu
ikiganje mu gusohora cyangwa se mu gusohora telefone nyinshi uzasanga ari igihugu cy'Ubushinwa, China. Niho haba inganda nyinshi zigiye zitandukanye zikora amatelefoni. None reka twibaze, ese iyo dukoresheje iyi telefone nabi dushobora kugira ingaruka zigiye zitandukanye? Igisubizo nanone ni yego, kuko iyi telefone nubwo ikemura byinshi bigiye bitandukanye ariko igiye ifite n'ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Reka turebere hamwe zimwe muri izo ngaruka. Kuko muri Uyifara rero munyemerere izi ngaruka tuzive umuzi n'umuzingo tuzishyire mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni ingaruka ku buzima bwacu. Icyiciro cya kabiri ingaruka ku mitekerereze yacu. Icyiciro cya gatatu ni ingaruka ku mibanire n'abandi cyangwa se ku mibanire y'abantu. Icyiciro cya kane ni ingaruka ku masomo cyangwa ku kazi. Mbahaye ikaze. Icyiciro cya mbere, ubushakashatsi bwakozwe ni uko ingaruka ku buzima, iyi telefone ituma tugira ingaruka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Impuguke mu mitekerereze ndetse no mu ubuzima bw'umuntu yagaragaje ko telefone ishobora kutwafegita cyangwa se igatuma tugira ingaruka mu gihe tuyikoresha cyangwa se mu gihe yatugize igikoresho, yatugize chronique cyangwa se yadukoroneje. Ibi bituma tubabara amaso, kuko kureba kuri sikirini igihe kinini bituma amaso ananirwa. Ikindi kandi bituma ijosi n'umugongo. Gukoresha telefone wicaye nabi igihe kirekire bitera uburibwe budasanzwe, kandi ushobora guhaguruka mu gihe wari urimo kuyikoresha. Wahaguruka warambura ukuguru ugasanga kujemo ikinya, ejo n'ejo bundi bikaba bityo, ugatangira kumugara gake gake, ukazisanga urwaye biguteye indwara utari witeze. Ingaruka telefone igira ku buzima bwacu kandi harimo gusinzira nabi, kubera ko gukoresha telefone nijoro cyane bituma umuntu atabona igihe cyo gusinzira birambye. Ibi byo nibyo biri kutwafegita nk'abantu bagiye bakoresha telefone. Iki cyo gusinzira munyemerere tukive umuzi n'umuzingo nacyo tukinjiremo. Iyi telefone ituma tugira ubunebwe bwo kuryama, ubunebwe bwo kuruhuka, ugasanga tuyihugiyemo. Sesengura urebe neza, usubiza amaso inyuma niba nawe ibi bitarakubaho, ahari nawe bizakubaho, kuko telefone iri kuganza ikiremwa muntu, kandi ikiremwa muntu turebye neza nanone dusanga ari cyo cyaremye iyo telefone. Akanya gato tekereza witonze, wongere usubize amaso inyuma mu gihe wita kuri telefone, ukirinda gusinzira. Nibura umuntu, ubushakashatsi bwakozwe, aba agomba nibura gusinzira amasaha 9 kuzamura cyangwa se kuzamuka. Ariko muri iki gihe telefone ntabwo ibyo yatuma bikubaho kabisa habe na gato, ahubwo umara amasaha 9 uri kuri iyo telefone. Nta n'icyo uri kwinjiriza abantu, uko ugenda usikoloringa ukanda kuri video, ari nako uri buze gukenera no kureba indi video zigiye zitandukanye. Noneho abahanga bazi gukoresha imbuga nkoranyambaga nka za social media, akenshi uzasanga bashyiraho ibintu bituma umuntu agira amatsiko ahambaye, yareba kimwe akifuza kureba ikindi. Ibi abahanga bagiye bakora izi social media ndetse n'abahanga bakoze iyi telefone bahuje ibintu, noneho basesengura umuntu. Ikintu ukunda kureba akenshi na kenshi uzarebe nicyo bakunda kukuzanira.
mu rwego rwo kugira ngo utarambirwa kubareba, utarambirwa kubinjiriza, mu rwego rwo kugira ngo utagurisha iyo telefone, mu rwego rwo kugira ngo udateshuka gukoresha telefone, bakugarurira bakakwereka ibyo ukunda. Niba uri gusikororinga ureba video kuri TikTok, akenshi bazagusunikira video babonye ukunda cyane kurusha izindi, no kuri Facebook nuko, ndetse no kuri WhatsApp, ndetse no kuri YouTube, Instagram, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga za social media. Nicyo gituma rero uteshuka inshingano zo kuryama ngo uruhuke, ejo uzazinduka ujya mu kazi, ahubwo ukarara wicaye uri kureba muri iyo telefone. Reka twigire ku kintu cya kabiri, ingaruka ku mitekerereze. Ese inarakomeza iyi ngingo turayemeranywaho, iyi telefone ishobora kugira ingaruka zigiye zitandukanye mu mitekerereze yawe, nko kugutera stress mu gihe wenda batari kuguha video ushaka, cyangwa uri gushakisha ikintu wakibuze, cyangwa umuntu akakwandikiraho ubutumwa bugiye butandukanye buguteye ubwoba, bigatuma ugira stress utari witeze habe na gato. Telefone nanone mu mitekerereze ya muntu ishobora gutuma umuntu ahangayika kubera amakuru menshi cyangwa imbuga nkoranyambaga, bitewe n'amakuru wabonye, bigatuma uhangayika kandi ntabyo wari witeze habe na gato. Telefone kandi mu mitekerereze ya muntu ikunda kutugira chronique, ugasanga iradukoroneje burundu, mu gihe nk'uko twabivuze ruguru utayifite ukumva ubuze amahoro. Uzarebe neza iyi telefone mu mitekerereze ya muntu igutwara ubwonko, bigatuma wibagirwa cyane. Telefone kandi mu mitekerereze ya muntu ihita ikurura imisemburo, ubwonko bugufasha kwibuka cyane. Telefone ihita bwose ubusubiza hasi, ugasanga ntabwo ukibuka, ukibagirwa cyane. Telefone mu mitekerereze ya muntu yaraje ihita ifata ibitekerezo by'umuntu bigira ipfabusa, ihita ibikubita hasi. Nicyo gituma hari guteraho za AI zifasha umuntu kumufatira imyanzuro mu gihe afite gushidikanya, zikaba zamugira inama mu gihe ananiwe, we natekereza icyo yakwikorera, ahubwo ugasanga agiye kugisha inama za Google cyangwa se za AI, Artificial Intelligence, ubwenge bukorano cyangwa se buhangano. Ubu bwenge bukorano cyangwa buhangano bwangaje mu mitekerereze ya muntu, hahandi umuntu ushobora kumubaza ngo rimwe guteranya rimwe nazirye gutekereza ngo ashyire muri logique cyangwa se muri mind we, ugasanga ahubwo ahise ajya kubaza ChatGPT cyangwa se AI. Hahandi umuntu yashoboraga gutekereza business yakora akoresheje ubwonko bwe, iwapi ntabwo bikikora, aho ubu ngubu usigaye ukoresha AI. Iyo ubajijwe ikibazo muri iki gihe, ntabwo bikiri ngombwa kujya gutekereza cyane. Ibi twabibara nk'aho ari ingaruka z'imitekerereze ya muntu, kandi izi ngizi zose ziterwa no kuba ukoresha telefone. Reka tuganire ku ngaruka y'imibanire n'abantu. Iyi telefone nayo yaje ari ikiza, ariko nanone iza ari ikibi muri sosiyete muri rusange, kuko kuganira n'abantu byaragabanutse. Abantu bamwe na bamwe bahora kuri telefone, ntibaganira n'abandi habe na gato. Reka wongere usubize amaso inyuma, nkuha akanya ko gutekereza, nongere nkubaze iki kibazo. Ese waba waragendanye n'umuntu mu modoka mukarinda muva
Nyabarongo cyangwa se Nyabugogo, ukarinda ugera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, nta kintu na kimwe muravugana, yashyize koteri mu matwi cyangwa ari kureba kuri telefone yubitse umutwe. Nicyo gituma hazamo n'ingaruka y'ubuzima, ugasanga isugwara umugongo cyangwa se amaso arakuriye. Telefone rero yaje kugabanya umubano abantu bari bafitanye mbere. Nureba neza iyo ugiye gusura umuntu, buretse n'abantu bakuru n'abana, nubwo bataba bagifite, ariko niyo bayibona babona ari agakoresho gashamaje, nabo kagatangira kugukoroniza. Nicyo kibi cya telefone. Telefone itangira kugukoroniza ukiri umwana utaranayitunga, uyibona gusa, uyireba gusa. Niba waragiye gusura ahantu hari abana b'urubyiruko ufite telefone nini, ndavuga smartphone, uzarebe neza abana nkaho kugusuhuza baza baguhobera, bakora mu mufuka basaka. Niba ufite telefone iyo icyo kintu bakikuziho, akenshi ntibaba banitaye kuje kubasura, ahubwo baba biyitaye ku cyuzanye ari cyo telefone. Kubera iki? Telefone yagabanyije ibiganiro mu muryango. Akenshi uzasanga niba hari umuryango ugizwe n'abantu 4, bose harimo abakuru, umubyeyi w'umugabo cyangwa se papa uzasanga afite telefone ari kureba ibye, umubyeyi w'umumama nawe afite telefone ahugiye ku mbuga nkoranyambaga, umwana wabo nawe nuko. None iyo mutishoboye cyangwa se mutifashije, ugasanga ku gatelefone ka smartphone gafitwe n'umuntu umwe mu muryango, mwese uko muri 4 uzasanga muri salo mwicaye mwubitse umutwe muri ako kantu kamwe, ako gatelefone ariko muri kurebamo. Icyo gihe muri gutakaza, mwakabaye muri gutekereza ku byakomeza gutunga umuryango wanyu, ku byakomeza kububaka, mukaganira uko mukwiye kubaho, ariko telefone yo ntabwo muri iki gihe ikibikwemerera. Nicyo gituma imitekerereze y'abantu iri kugenda igabanuka gake gake. Telefone none ese wagize ngo telefone ifite ingaruka zigiye zitandukanye mu ngo gusa? Hoya, waba wibeshye cyane. Reka tugaruke no kuntu telefone yabaye chronique cyangwa se yabaye ingaruka mu masomo cyangwa se ku kazi. Akenshi uzasange niba umuntu afite telefone, akenshi uzasanga telefone cyangwa se umutima we uri kuri telefone, niyite ku kazi kawe. Ugasanga akazi kawe karapfuye bitewe nuko yahugiye kuri telefone. Reka dutekereze ku bantu biga university cyangwa se muri kaminuza. Akenshi uzasanga kwiga kwabo bitakibakozwa, ari ugusoza umuhango, kuko hateye ubwenge bukangano cyangwa se bukorano, ari ubwo artificial intelligence bakunze kwita AI. Niba umunyeshuri ejo afite kati, najya asubira mu masomo ngo ategure iyo kati cyangwa se icyo kizami, ahubwo we azaba yizeye AI, artificial intelligence, azaba yizeye ko iri buze kumufasha mu gusubiza ibyo bibazo bari buze kumubaza, bigatuma ahubwo umwanya yari buze kuba ari gusubira mu masomo akawufata ari ku mbuga nkoranyambaga, ahugiye mu kureba video zigiye zitandukanye. Hahandi ushobora no gusanga umuntu ahahurira n'ingaruka, akaba chronique, ingaruka zo kureba video z'urukozasoni. Ugasanga no muri societe atuyemo ibyo abonye kuri iyo telefone agiye kujya bikurikiza, bikamwicira ubuzima. Telefone nubwo ari nziza, ariko igira ingaruka zigiye zitandukanye iyo utayikoresheje neza. Ibi bibazo bitandukanye. Kandi reka twongere dutekereze, si ibyo gusa kandi
telefone ishobora no kugira ingaruka ku bukungu. Wakwibaza ati ese byagenda gute kugira ngo telefone igire ingaruka ku bukungu kandi nabwo nayo ubwayo ari iterambere? Reka tubivugeho. Nureba neza uzasanga telefone ari cyo gikoresho kinywa amafaranga menshi kandi atagugarukira habe na gato inanyungu, ariko uzasanga usesaguraho amafaranga nko kugura interinete, kugura bando, cyangwa se ibikoresho bishobora gutwara amatelefone n'ibikoresho bishobora gutwara amafaranga menshi cyane, nko kugura za koteri, za sharijeri zihora zipfa umunsi ku wundi kugira ngo telefone yawe ibe ifite umuriro. Reka tuvuge kuri iki kintu cyo kugura bando cyangwa se interinete. Aka hantu hagendera amafaranga menshi cyane, kuko uzarebe neza niba umuntu asanzwe agura amayinite cyangwa se interinete ku munsi, azakoresha byanga byakwemera interinete ziri hejuru y'amafaranga 500. Bara 500 uyakube iminsi umaze ufite iyo telefone, urasanga amafaranga wahombye kandi atigeze kugarukira habe na gatoya. Bitewe rero na kwa kundi idukoroneza mu gihe turi kureba video, ni hahandi mega za 500 ushobora kuba waguze zishobora gushira bitewe na filimi uri kureba cyangwa se ikindi kintu uri kureba kuri telefone kitarangiye, ukisanga ubwonko buguhatiriza kongera kugura andi mega ya 500, igihumbi cyose kikaba kiragiye umunsi umwe. Oya, abenshi ngo bamenye ubwenge basigaye bagura bando zimara ukwezi. Ariko se mwubira neza kuri MTN bando yaho batanga 2,000 kugira ngo ubone gigabyte 30 uzakoresha iminsi 30. Izo gigabyte ntabwo ziba zemerewe guhamagara kuba ari ukujya kuri internet cyangwa se kuri za social media. Ubwo ushyizeho nabindi 2 byo guhamagara 4,000 mu kwezi, umubira 4,000 mu kwezi, noneho muri mezi 12 ukube 4, urambwira amafaranga uzabusesaguye mu mwaka wose. Abandi bati Airtel yarabyoroheje, hahandi ngo bashobora kuguha ayo guhamagara ndetse na bando cyangwa se data internet amafaranga ku mafaranga 3,000 gusa. Ariko se shuti yanjye mwubira amezi 12 gukuba 3,000, uraza kumbwira amafaranga uzabusesaguye mu mwaka. Nicyo gituma tuvuga ko iyi telefone yaje ari ikiza ariko nanone kihishe. Telefone yaje ari ikiza ariko kihishemo ikibi. Telefone igira ingaruka ku bukungu. None shuti zanjye wakwibaza ese nzakora iki? Telefone ni nziza iyo ikoreshwa neza, nko mu kwiga, mu bucuruzi, ndetse no mu kuvugana n'abandi cyangwa se mu gutanga ubutumwa. Dukwiye rero kumenya gukoresha telefone umwanya wabyo. Telefone yabaye chronique, kuki twakwemera kwidukoroneza? Ese ahisi yacu iri kugana he? Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Nkuko bisanzwe nge nitwa DrKatabarwa, nkomeje kubashimira uburyo kimukomeje kubana natwe. Ndagusaba n'ubundi niba unyuzwe n'iki kiganiro ukande like, unagisharinge. Niba utarakora subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube yacu yitwa Hatilaba TV, ibuka gukanda subscribe. Ndagushimiye, nkusabiye amahoro n'imigisha. Imana ikurinde.